aho nagwa ahubwo we warenza agataka ureba ko shinga boutique sha kuntu wari ushyushye ariko reba ideni rise rigufata uyisuba nk'igikuba cyaguye muzi nta kundi nyine bro se ko batana kugurisha nyine ngo bishyure banke waba uzi filime itara Casa de Papel ya muri Espagne uzayama Jackson ibyo byawe man bimeze bite kuryamya wa murezi we kurande bakagashyana ko ntabwo twakundana ku madeni yamaze Charles Olivier wagize ngo umuntu abari aha wenyine bitarakaze mwana ibihese byakaze aba yanga kugenda nyine ko abona n'undi kugenda nta kintu biri bumugabanyirize ku mitwaro yikoreye bahitamo kwicarira mu rugo cyagenze ute se nyine kutari kwerura ngo mbwire mani ubwo nyine tunana gushaka kuko uri niga yanjye inshuti yanjye urabizi rya basi nyine ngiye inama cyangwa n'ibiki Janvier nyine ubu ubona mani nagize gutya njya muri banki mfata inguzanyo y'amafaranga nyine tundaza ndashora urabibona cyagiye nacuruzaga akabutike karahomba kandi amafaranga nari nagashoyemo nayo nafashemo inguzanyo muri banki gusa nyine wumve ngo ni irabu ubu nabuze icyo nakora wagujije muri banki abizi mu rugo mani nta butunzi dufite wenda ngo muhira banyishyurira ntacyo bagurisha ngo bayishyure ntaza kungisha inama jya kuyarya twari turi kumwe nese Olivier mani hari igihe ibibazo bijagaraza umuntu mu mutwe nyine bikamubana byinshi kuri we nyine akumva ntiyabyikemurira niki inshuti bibereyeho mwana nta kintu nabitangariza kabisa nese Olivier basi mani nta kintu wapfa kungiramo basi nk'igitekerezo nakoramo kikabasha basi gutuma nuza muri njyewe mani kuyarya nyine se twari turi kumwe ahubwo reka ngusiga ngaho uratangira ibyo ni ibyawe ahubwo reka ngucomoke bro ahubwo urabaga wifashe kabisa dore nese Olivier agiye mani urabaga wifashe hari gahunda mfitanye nawe mani ko ngufite nk'inshuti inshuti nyine ubwo ngubwo bigeze muri ibyo bro umuntu aho wagwa nakwigura kandi nanjye aho nagwa wanyuma ahubwo avuga ati warenzaho agataka ureba ko shinga boutique sha kuntu wari ushyushye ariko reba ideni rise rigufata uyisuba nk'igikuba cyaguye muzi nta kundi nyine bro se ko batana kugurisha nyine ngo bishyure banke sawa nyine sha nta kundi nyine bro nta kumarira iki se man ahubwo uramenye gusubana icyo umuntu yizera undi akamugira inshuti ye byinshi na byinshi akabimufasha ariko we yagerwaho namufasha gusubana nacumuye ikikuki njya kubona ibyishimo byanjye nisanga mu gahinda n'umubabaro gusa aya mafaranga y'abandi nzayakura cyane wowe wanze ko tujya mu rugo nyine tuguma tugiye twaba isi wereka nkubazi so ufite amakuru gusa wamungana siko tudaherukana rero ndagera aho ndamubona kuri muhungu yaragiye araceceka nta kutuvugisha ntacya hari ikibazo yagize ntabwo mbizi ejo bundi yagiye iwawe ngiye kumureba nsanga arakinze cyane nta muntu uhari tugomba kumenya ikibazo afite nk'umuntu w'inshuti yacu ntabwo twakwicara ngo dutuze tutazi ukuntu ameze ntabwo ubwo twatuma inshuti nyabaki
Kiza ko tutamenya umunsi yirirwa iwabo basi tumenye icyo kibazo afite. nta n'umuntu w'iwabo se wahasanze Akarere kanasanze rwakira. bishoboka ko Sosita atameze neza kuko nawe urabizi ntabwo yamara igihe kigana gutya azatuvugisha. Ese uri kuvayo uri kujya hano njya aho wese ujya wicara mu rugo ma se ndinga ese mani Jackson umva se budafashe ku muntu dufite utubazo nyine mani urabizi sinacuruzaga mu minsi yashize se ujya uri kubaza wenda ntabwo tujya duhuza ngo ube wenda wabasha kumenya amakuru yanjye yose gusa nabizi urabona agacuruza mbwira neza ubwo kuba waracuruza wumva nabiyoberwa aho ukuntu mbere yahoraga mu rugo waje kumusura none ahubwo njyewe niyo atazaga mu rugo abona ari kwihuta yacaga hano akampamagara. gusa sinzi ukuntu byamugendekeye pe Shanaga ameze neza shana byo nyine hagati aho umeze neza ndabibona. ako ntabwo inshuti yacu imeze neza uko bisa kose pe Shanaga ameze neza ariko nyine tugomba gushaka uburyo tumenya amakuru ye pe ntabwo ari byo. reka tubonye nawe umuhungu w'iwabo basi tukamubaza wabona agacuruza ariko wenda ntabwo wamenyaga amakuru yanjye yose Jackson nyine tubura ririya dukabonaga amafaranga nayo nagujije muri banki ngira ngo wagiye kuzima sina gusa nyine ubona urabizi narahombye sinyicuruza uza icyo nakora arahombye sori gato amafaranga wayakuraga he nayagujije muri banki Sosite tuvuga ngo wagujije sako mani gusa niyirabumani n'isazi ngiye simba nishanyira Sosite niba watanze ibyangombwa bya papa mani nta byangombwa Sosite narabitanze ubwo nta n'ikibazo naba mfite Sosite ubu niba wagwatirije umutungo wo mu rugo wapi narabitanze sinabamangayitse mani muzehe dutinze kubonana sindi pfana mwese mani Jackson oya ejo bazaze bansore mu nzu basi niba wenda ari nuko wambona n'udumbise nkani mwongeranya basi ngashaka ukuntu naba mbabeshya kuko bari kumva ko bagiye kumfunga bari mangahe Jackson se shangiye kambi uriya muhungu sinzi impamvu amaraso yanjye adahuza naye kubera iki njyewe niyo ngeze niko nyine sinzi pe ntabwo mwisanzura nk'uko nakisanzura kuri Sosita. nanjye nuga ko nyine mbura nabirenze pe nk'umuntu uri aho ngaho nta stress sinzi nyine mba mbona asa nk'umuntu wakiyemeramo ukuntu yiyemera n'iki afite iki se cyatuma yiyemera ariko mana yanjye sha gusa nyine nayo nkukumbuye mfaye ntabyo wakumva noneho ariko ubundi iyo umaze ijoro rya mbere rya kabiri utarabona Edi uba utuje ntatuza gute ubu Sosite rero ukuntu yemeye sha nanjye ni ukuri pe Sosite ndamukumbuye ni ukuri ndamukumbuye pe kereka imana nyine yamutwereka bazi ariko nyine twizere ko ameze neza nta cyabaye kibi kuko wagize ikintu kibi kimubaho twakimenye. 250 mwese muri 25 kuri biswi naje gucuruza ukaba kwirindaze wamaye byibagirwe mani wibyita nose nyine we wabyibagiye ukamva aho ngiye wanyibagiwe mani kuri umuvandimwe wanjye wanyumvise ko ndi mu kibazo wibutse ko duhujwe n'amaraso ari uko ibibazo bikugezeho Jackson nigize mutuka mani sibyo wowe tubizana ku ruhande no ku ruhande mani tutarisa nyine ubonye kajya wibuka ko ndi garafere mani ubonye ukennye nibwo uje kunyaka ubufasha rero reka nkubwire igisubizo kizima ujya kuyaguza ntiwangesheje inama nta n'ikintu wabimbwiyeho icyongeyeho ubu tuvugana mvuye kwa muganga dore ndi ku miti nta biceri mfite urimo uranyaka senkani ese ubu Jackson paracetamol uguze mani niyo yakuza konguriza uvuga nzakwishyura reka nkujye ahantu bakora amafaranga byihuse sibyo waba uzi filime bita La Casa de Papel jya muri Espagne uzayabona
Jackson ibyo byawe man. Jackson. Sinarangiye kabisa use. Nemere ngimageragere subundi unayafatiraga iki? Fataga ingwate z'abandi. Namavuta gusa sanzi ntabwo nakurusha nese uri kujyayo Toste yego karanasinziriye none Soste yego bameze utamureze iki Nese kuryamye hano Bimeze bite kuryamye aba murezi man Reba hano uryamye ngiki ese man wabitana man Njye ndi kwitambukira mani ko nyine n'umudirector gando kuza kureba iwanyu. Nese bimeze bite? Ko wabuze. Anye birebire nyine. Anje umukaya na yindi. Ahantu ari mvuye nyine mugana Jackson atsinze n'aho yari. Ntabwo meze neza pe. Iminsi ngaho ishize tutabonana mani ubwo se urumva nta n'ikibazo ufite muri wowe. Shanyine nari ngera mu hepfo. Ahubwo ariko ngiye mfite Story zawe inkuru ishyushye. None hirasakura hamwe. Iri kwaka umuriro. Turaziranye. Zimukuru wa Jackson. Sumuzi. Soste. Wa mungu muremure mwiza. Mbwira nyine muremure mwiza. Kamubwira tsigaye mukunda. Ikamubwira. Numbwire. Ni mwiza, ni muremure. Bikumva after size nziza. Arabedwa ariko icyo umureba urashamara ujye umureba cyangwa ntabwo umureba umwanya nari ngiyeyo gusa ni mwiza ubu niho ugiye bisona nambaye ndi kujya kuzenguruka muri quartier muri iki giturage ntabwo wabura kureba giye kumureba umva ubundi nkandi kumwitumba cicika mbanze mwibarira harya bambwiye ngo ni mwiza upfa nishyuye umukundi mva nyine aranitonda ntabwo ujya ubibona cyangwa uri impumyi gusa nibyo reka mwibariza kandi ako wabura hasi buriya abo ngifite ikibazo ikiyese kandi akambanze ubaze uracyongera kubyongeye kukubaza ejo nari kumwe na Christelle turi kukuvugaho impamvu nyine ugeruka kutuvugisha Imana ni birebire nyine cyane na birebire pe kuba we Sosten turyamye hano nese Imana ni iki kitagenda kuki wihererana ibintu nambara agapira mu kirenge so nitwo kubyihererana mani ibindi nta mutima wabyo ndimo ndabona twahisemo kwicarana undi kibazo ufite gituma utaburi mu rugo ni ikihe kibazo koko icyo wagira imbabarira mani dore mu kanya muhuriye na Jackson muharaye ko sinzi ibyo yagiyemo nawe n'umuntu wawe mwese wabaye iki mani ntabwo ari ikibazo cyanjye na Jackson nyine ikindi wongeye nyine ni iki kitagenda isi ngenda ndabona yarangiye pe mbese shanye mani nakoze amakosa atabaho mu buzima wateye inda windeba basi igihe ntabwo uri kumbwira rega ndi ikibazo bro wanjye nese uwo ni murancire hirya no hino ngo ikibazo ngo wakoze amakosa nese wateye inda basi gedona nateye inda aricyo kibazo cyanjye kikambuza amahoro kigatuma naba nadutuye ngato warumbwire basi
nishinge sinekereza ikintu noneho cyatumye ucika intege bigeze aha nushaka no kutuvugisha njye na Christella ubu natwe twari turi kwibaza sote yabaye iki kumbi waje mani kwiherera aha wenyine si ukwanga kubavugisha Edi man amakosa nakoze nanjye ubwanjye ndi kureba numva ndigaye kuko se ayo makosa utambwira nayahe narifashe njya muri banki mfata inguzanyo y'ibihumbi 250 nuzi ya butike yanjye nacuruzaga sinahomba amwibarize Bazi. waba uzi Sosthene ukunda uwo ari Kandi nyine muzi ni mwiza uramuzi cyane. ntabwo umuzi Kandi none muzi. ntabwo uzi inkuru iri kuvuga ni amadeni afite ngo bagiye no kumufunga Amadeni? Reka reka. ndakubwira ngo bagiye no kumufunga banki mu gitondo urumva igeze iwabo ahubwo muri buhahure Ahubwo bitewe n'ukuntu mukunda twanafatanya kuyishyura. Bitwaye iki? uranamukunda ariko ese ubwo n'uruku ako se arabizi Kandi ari byo ngiyemo. ubu ugiye kubivuga ariko abakobwa tuziranye ugiye Kumubwira ko mukunda. Nayo madeni genza mufasha kuyishyura. Sinkora. urukundo uramwishyurira ntacyo cyakoze ni muri bumwishyurire Gusa amadeni afite nangaye kujya bitaye. ya ibaze ni amadeni ari buzane banki Sabaye menshi. Ako nari twafatanya kuyishyura. wayishyura ibaye ari menshi kubw'urukundo wayishyura Jewe Ndamushyushye. nanamupfira. nyaruka agenda umubwire None rwose umva ahubwo ndabona ubuzanywe n'ubushajwa urukundo rwiza mfite cyane uramukunda. ah bya Kurande yakagashyyanura ko ntabwo twakundana gafite amadeni yamaze. Neza. ndacyabona ncuruza nyine hawe nyine maze kwaka inguzanyo y'ibyo 250 sha Edi naraje nshora muri butike birabanza biremera ndavuga ni wenda nzajya nishyura gake gake ariko ukwezi nari nihaye nzajyanaho 50. Edi natangiye kugenda mbona butike yoyoka genda ishiramo gake gake kugeza aho nasigaranye n'ibibiriti gusa ngwiki ipaki muri butike ya Ruzi nari mfite. Edi natangiye kugira ngo wenda ndi kurota ndi mu nzozi ariko nisanze mbona kuko ari byo. muvandimwe ndabyumva ntabwo worohewe none se na 50 byibura bugeze ujyana kuri Ubu tuvugana nayo kwiyogoshesha narayabuze mani nyine ndababaje nabonye inshuti yanjye ngerageje kumbwira basi ngo ibashe no kuba yama n'ibihumbi senkari ipfe kubabeshya kuri sako iranuka ikanjugunyaho murumuna wanjye nabimubwiraho akambwira atugura butaratanze ingwate ya papa Sosthene byose nkabona nyine umbabarire ko nawe kangugaye kuri icyo kintu ni gute ikintu nk'icyo kiba njye na Christella ntabwo turi inshuti zawe cyangwa n'ibintu biraho turi inshuti zawe ntabwo turi inshuti zawe muri inshuti zanjye nkunda kandi mwubaha. Sosthene kuki ikintu nk'icyo kiba ukakihererana ukazi manu usiko wanasara cyangwa ukaba wanafata icyemezo cy'ubugoryi kubera wowe kwitekerezaho uri wenyine kuki utatubwira ikibazo ufite Shahidi basi kuri ibyo mumbabarire pe sinabashije kuba nabona imbaraga ngo nze mbabwire mu rugo mwihangane. Sosthene urabizi ndi inshuti yawe na Christella inshuti yawe wenda ngiye icyo nagufasha nyine ngewe pe ku giti cyanjye ntabwo nawe urabizi ni akazi ngira wenda ayo mafaranga nahiga nkayaguhereza ariko ikintu ngiye kugukorera ngiye kugenda mbwire mu rugo mbibabwire babe bagushakira amafaranga bayaguhe wishyure wenda uzagenda ubishyura nyuma nyine ndagenda abikumva mubwirire mama ayashake nyine yaguhe wishyure hanyuma nyine wenda waza ugenda umwishyura nyuma sibyo Edi nizere ko basi utari kunyinisha. sindagukinisha Mbese umama wawe yabyemera. Ni ukuri kw'Imana sinabona ubu se basi mushimire gute basi nubwo bitarakunda ntabwo nyine mfasha sibyo tuzamuka sibyo ngiye nari ndi kumanuka nise tujyane mu rugo iwanyu. oya nariwe watabye kukareba ahantu wari utahuruke nanjye ngere mu rugo sibyo mbabwira
ute shahidi imana igihe nsigaye numva narakonje ubura nampamagaye ngo nze duhure numva ese ukonje ute mana udufite shahidi imana nyine hari sigaye warahindutse nabi undi mani nta kintu kitagira iherezo sigaye nyine byarabaye iraba umutwe waruzuye mbese warunzaniye iki nyine naciye hirya no hino bya bindi nyine nabibwiye mama arabyemera ubwo azayamba yambwiye ngo ejo uzaze nyine ayagure cyakoze kedi mu buzima bwanjye mani nagujije benshi nizeraga ko icyo kintu bakimfasha nkaho ukuntu nagufataga nabonaga mikubwiye pe nta kintu wabasha kubona wenda wafasha inshuti ivuze urakizi ariko edi basi ndagushimiye ko warabyegereje umutima ukabigira ibyawe edura umuntu w'ingenzi kuri njye pe kuri iyi saha umuye mu maboko ya shitani sinzi ubu gusa ariko edi kubw'ikintu nkoreye ukaba umfashije mu bibazo nari ndimo sinabona icyo ngushimira kuko ntacyo mfite ubu gusa ariko nzahora nzirikana ko uri umuntu w'ingenzi kuri njyewe nyine biba ari ngombwa gusa ariko ikirenze nzakomeza mbizirikane iyi neza unyeretse nanjye hari aho nzayikwitura n'undi nk'inshuti yawe yabikora nyine ni inshuti zibereye bana bawe nari ndi mu mazi abiri imana yonyine niyo nabyereka kugira ngo wenda ujye ihora ibona izi neza wifitiye muri wowe nyine ntabwo ari ngombwa ko nshimira ibyo nakoze byari bikwiye n'inshuti yawe sibyo kandi nyine ni inshuti zibereyeho edi